ibi byaha byo kugurisha umutungo w'abandi utimukanwa, ubwo wenda turavuga inzu cyangwa ibibanza, tubibonera cyane biza mu byaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Hanze aha bakunda gukoresha ijambo ngo ni umwescro, escroquerie, mu cyongereza ni fraude. Ibyo rero biza bite? Hari igihe bishobora kuzamo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, hakazamo gukoresha impapuro mpimbano, hakazamo ubuhemu, hakazamo no gusanga ari ugushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi. Iyo tuvuga umutwe w'abagizi ba nabi, ntiwumve ngo ni umutwe wagiye mu ishyamba. Oya, ni akagurupe k'abantu bishyize hamwe kugira ngo bagire uwo bikiza. Ibyo ngibyo tujya tubibona. Rero turebye wenda kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kuko ibyinshi niho bigwa. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wese wihesha umutungo w'undi, imari ye yose, mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko noneho amwizeza icyiza. Icyiza ni ikihe amwijeje? Ubutaka bwawe ngubu, nako hari ubutaka ndi kugurisha cyangwa inzu nshaka kugurisha, wayitiye iyawe ukayigurisha umuntu utari nyirayo, eda kuko wahimbye ibyangombwa cyangwa se hari ubundi buryo wakoze bw'amanyanga. Iyo rero tugiye wenda nko mu ishusho, mu buryo bw'imibare, turifashisha imibare kuva umwaka w'ibihumbi 2024 kujya 2026. Urebye iperereza ryakoze ku madosiye 121, harimo abakekwa 195, harimo abagabo 148, abagore 47. Ibyo ngibyo harimo ibibanza cyangwa amazu yagurishijwe muri ubwo buryo bw'uburiganya 98, harimo amazu 23. Urumva muri 98 harimo amazu 23 bihwanye na miliyari, nagera kuri miliyari 3 na miliyoni 200 n'ibihumbi 163. Yego, urumva ni amafaranga menshi. Iyo ni ishusho. Ibyo bintu rero biza mu buryo butandukanye. Hariho ibiza muri ibyo nakwita mu komisiyoneri cyangwa dealership, abadirazi babaho. Wowe ushobora kuba ufite ibibanza 30, ariko jyewe nkaba narubatse platform yo kugurisha ibyo bibanza. Nshobora kubikugurishiriza numvikanye nawe. Avuga ati reka nze nkugurishiriza ibibanza, wowe ukeneye mangahe kuri ibi n'ibi nkakubwira. Noneho jyewe nkabigurisha ku buryo hazamo komisiyo yanjye. Twumvikanye. Nshobora kubona komisiyo, nshobora kubona kuguze no kugurishije. Ibyo twabyumvikanye. Solongazi wowe, solongazi hagati ya nyiri ikibanza n'ugura nta kibazo babifiteho. Rero amanyangazamo ryari cyangwa ibyaha bizamo ryari? Ashobora kuzamo igihe jyewe wowe nk'umudira, umudira uri hagati, yakiriye amafaranga ntayageze kuri nyiri ubutaka. Ubwo icyo gihe urumva ubwo ni intermediaire, ni umuhuza. Ni umuhuza wa nyiri imari n'ugura. Yakiriye amafaranga y'uwaguze, ntayagejeje kuri nyiri imari. Ubwo urumva ko hagati aho mutation ntizakunda. Sibyo? Ntizakunda. Ubwo agatangira rero kujya mu bibazo. Mu bibazo n'abantu. Jyewe ko naguze kutankorera mutation. Hakazamo kumuha za chèque sans profit, hakaza kumubeshya, hakaza noneho no kuba amuhaye UPI yahaye n'undi, akagonganisha abantu babiri kuri UPI imwe. Ukuvuga ngo agurishije ikintu inshuro ebyiri. Harimo escroquerie. Nayo manyanga agenda azamo. No mu bintu by'amamodoka nabyo ni nkuko, mu butaka, mu mamodoka ni nk'ibyo ngibyo. Yego. Hanyuma Ngabo, n'icyo umuntu ugiye kugura umutungo utimukanwa, inzu cyangwa ikibanza, usanzwe ubonye amafaranga ushaka kugura uwo mutungo ariko udafite amakuru menshi kuri buriganya bwose Murangira amaze kudusobanurira, yakwitondera ukavuga uti wenda nujya kugura ikibanza i Rusororo cyangwa i Nyamata, umuntu mugiye kukigura azakwereke ABCD. Urakoze cyane. Icyo navuga, umuntu wese ufite amafaranga, ndagaruka ku ngingo umuvugizi wari bwigeze kuvuga, reka pressure.
ikintu cyitwa pressure nicyo gituma akenshi wirengagiza gucukumbura amakuru ajyanye n'umutungo ushaka kugura. Igihe rero wabashije kureka pressure, navuga ko ariyo ngingo ya mbere nanabwira abo duhereza serivisi. Mbere y'uko urekura icyo ufite mu ntoki, ndavuga amafaranga cyangwa ubutunzi bwawe, banza ureke pressure mu kinyarwanda sinzi igitutu. Banza utuze muri wowe uvuga ati ko mfite amafaranga, n'uyu nguyu ko akeneye amafaranga, ariko ni njye uyafite, ni njyewe ufite priorite, ni njyewe ubanza. Rero igihe cyose waba ufite igitutu, niho hantu hakomoka gushaka inzira zoroshye. Rero niyo mpamvu twashyizeho ikigo cyigenga gifasha abakiriya bashaka kugura. Nk'uko babikomojeho Dr. haba hari ugurisha, harimo na intermediaire inshuro nyinshi. Ariko ugasanga umuntu yizeye wa mu intermediaire ako kanya, either yabonye kuri social media cyangwa se basanzwe baziranye mu buryo bumwe n'ubundi, yarangiza akavuga ati yandebeye n'ibyo, ndamwizeye. Ariko se wowe nyiri umutungo kutari gufata umwanya ngo wicekingire. Ariko twaje kubona ko harimo ikibazo cy'uko hari abantu babura umwanya, hari n'abantu batazi ngo babariza hehe amakuru. Niyo mpamvu twashyizeho ikigo cyigenga. Mbere y'uko ujya kugura, mbere y'uko uhura n'ugurisha, dushobora kuvugana na wa mu intermediaire, dushobora kuvugana na wa mucuruzi, dushobora kuvugana nawe umukiriya. Ariko icyo duhuza ni amakuru. Wowe urashaka iki? Cya mbere ni ubutaka cyangwa se ni inzu. Ese koko iyo nzu ibaho? Irahari kuri tere? Ibaho kuri tere. Ese icyo kibanza kirahari? Cya kibanza wasuye cyangwa wabwiye umuvandimwe wawe ngo asure, hahandi yasuye koko niho? Yego. Kuko hari n'ikibazo ndaza kugarukaho. Hari abantu benshi bajya kugura ukanasura, ariko ninde ukubwira ko aho hantu uhagaze n'uwo mutungo wasuye ari wo nyawo koko bagiye kugukoreraho ihererekanyabubasha. Rero twebwe dufata umwanya wo kwiga ku mutungo cyane cyane ugiye kugura. Ndabivuga muri ubu buryo. Dufate Adolphe uje kugura ikibanza kwa Thierry. Thierry ntabwo umuzi, ariko umutungo we wawusuye. Icyo nsaba Thierry cyangwa ngusaba UPI mugiye kugura. Twebwe natwe turi abagenza makuru cyangwa se turi abacukumbuzi b'amakuru. Tukaba twakwijyana kuri uwo mutungo, tukaza kukubaza se koko ni hano koko wasuye? Urumva twebwe hari ibiganiro bibaho, turabyita informal, ibiganiro abantu babiri bumvikana cyangwa batatu, cyangwa twadukundi nk'uko umuvugizi yabivuze. Ibyo biganiro byinshi turabidokimanta. Ese koko uragurisha? Turadokimanta. Ugura tukamudokimanta, ndavuga mu kumwandika. Abo ba dealers barimo hagati tukagenda dufata amazina, ibyangombwa byabo, uburyo dukora documentation. Ni bande bari muri iyi deal, ni bande bari muri uku guhererekanya uyu mutungo utimukanwa. Twarangiza tugakora inspection kuri uwo mutungo, ni wo ubugenderewe. Ese koko uyu muntu uri kurekura amafaranga ni hano hantu yasuye? Kuko byaje kugaragara ko umuntu agusurisha ubutaka buri mu mujyi, mwajya no mwihererekanya bubasha akaguhereza uburi kure y'aho ngaho. Par exemple, ndifashisha wenda urugero rwa Nyamata. Murabona ni umujyi uri gutera imbere, akagusurisha ikibanza kiri mu mujyi cya miliyoni 20, ariko yajya kugukorera mutation akaba yagukorera muri Nyamata, ariko ahantu hafite agaciro ka miliyoni 5. Aho ngaho urumva ni uburiganya, mu gihe wowe utabashije kwigerera kuri tere. Yes. Ushobora kuba waranagiyeyo, ariko ntago wafashe umwanya
ngo ukore inspection. ni ukuvuga ngo Ese nka koko hano nyuma umaze gukora ihererekanabubasha ushobora kugenda ugasanga aho wasuye siho ubutaka bwawe akenshi bikunze kuvuka igihe ushatse nko kubaka urugero cyangwa ukeneye gukoresha bwa butaka icyo wabuguriye cyangwa se ushaka kuhagurisha undi urumva umujyana nawe hahandi ugasanga amakuru buri gihe aratandukanye. Thierry, nawe ubona pressure avuze pressure ngabo nawe nicyo kibazo ubona gituma umuntu ashobora kuriganywa mu gihe ashaka kugura umutungo utimukanywa, umuntu yafashe igihe cye akegeranya amakuru yose akenewe, ibi bintu byagabanuka? Ubundi kugira ngo ushukwe pressure nicyo cya mbere kiba cyabiteye. Ikindi hari n'abantu baba badafite amakuru afatika cyangwa se badafite aho bayakura, ariko pressure nicyo cya mbere gituma abantu bashukwa. Hari nk'igihe uhura n'umukomisiyoneri wenda ushaka imari, ufite amafaranga yawe direct ushaka kujya kugura, umukomisiyoneri akakubwira ngo rero ngo hari undi muntu ugiye kuhagura. Urumva ubwo icyo gihe ukajya kuri pressure, ubutaka bushaka ariko agushyizemo yuko ashaka ko ugura ubwo butaka direct. Rero iyo akubwiye ngo hari umuntu ugiye kuhagura, urumva ugiye muri competition, gatangira gutekereza ubutaka ndabwegukana gute, wenda wahakunze ntushaka kubuhomba, wenda uwo muntu ushaka kuhagura atanahari ariko kugira ngo akubeshye kugira ngo wishyure none wowe muri komisiyo yawe birangira. So iyo pressure rero izamo cyane cyane. Yego Dr. tugarutse ku byo bakomojeho, ariko reka tunarebe amakuru mwakira nk'urwego rw'ubugenzacyaha. Iyo tugiye kureba ibyaha cyangwa se uburiganya bukorwa hano, mubona uretse icyo cya pressure ari kindi usanga kiba kibura mu bagiye kugura no kugura cyane cyane? Pressure irazamo, ariko hakazamo n'amakenga makeya no gushishoza guke. Pressure uko ikora nuko bamushyira muri competition, imari barayigutwaye, urabona ni ya makeya. Ibyo bintu byo kuvuga ngo imari barayigutwaye ni ya makeya, ubwo kwa kundi bakora ari team hakaba hahurudutse undi uje n'ikintu cy'igifurumba cya envelope ngo wazanye cash, wowe nawe ubwawe ukagira ngo ni amafaranga koko, ukumva ko imari bayigutwaye. Kandi buri iyo ufite amafaranga ni wowe mwami, ni wowe ugomba kuyobora ibiganiro aho ngaho, kuko niwe bakeneye kurusha uko ukeneye buriya. Utaguze ubutaka bwaho wagura n'ubw'ahandi. Icyo rero ni uko abagura batakiyumvisha. Ikindi abantu amakenga makeya, kwizera cyane bishingiye ukuntu umuntu ngo yamamajwe cyangwa bamwamamaje. Ntabwo bigoye kujya kubaza ku kigo cy'ubutaka nk'umuntu ufite amafaranga ngo ujye kubaza ati se iyi UPI yanditseho nani, usibye no kuba ushobora no kugura n'ikibanza wakiguze n'utari nyiracyo. Hari n'igihe ugura ikibanza gitambamiye kiriho caveat cyangwa se kiri muri hypothèque cyatanzweho ingwate. Ibyo byose ni ibintu bikujya ku mutwe, ariko wagombye kuba wasuzumye mbere. Hariho nabo urumva ibyo byose, iyo pressure, amakenga makeya, kwizera cyane, ibyo byose nibyo bigutwara muri iyo kategori yo kuvuga ngo baragufatirana. Ni byiza kwizera, ariko kwizera buhumye uburyo kuri iki gihe ntabwo bikenewe. Nibyo kwizera umudira wubatse izina ni byiza uramwizera, ariko ntibigukuraho inshingano nawe zo guca inyuma ukajya kureba, kuko ibyo twabonye nibyo tugenda tubona nibyo ndatanga urugero. Impamvu ndi burutange nuko n'ubundi biri muri domaine y'ubugenzacyaha. Ni kese yavuzwe, mwumvise ngo Marshall Real Estate, abantu twari twizeye, mwari mwizeye, wamamajwe. Ndaza no kuvuga ku kintu cyo kwamamaza. Twakiriye ibirego bye 33 kuva muri 2024-2026, 33. Ubwo ni ukuvuga ngo ni kese 33 zirimo abatanze ibirego bose hamwe bakaba baratanze amafaranga angana kuri arenga miliyoni 415. Aho ngaho harimo n'ibihumbi 90 by'amadolari. Ni ukuvuga ngo ni abantu bo mu gihugu n'abo hanze. Yijeje guha ubutaka, yijeje kubakira amazu, bakamuha amafaranga.
hakazamo ikibazo cy'uko nakiriye amafaranga ndi kugurisha ubutaka buri site bwakaswe ahantu kuri site runaka y'umuntu runaka, noneho ngafata amafaranga sinyamuhe kandi abantu nkabereka bishyuye bazi ko ari kuri iriya site, bahabonye bahavizise, noneho akavuga ati ngewe ni n'iki kibanza nimero iyi n'iyi nahisemo gifata hano na hano, ejo akajya kubona se kutampa, kutakora mitasiyo, kutanyubakira kuko yabijeje amazu. Ibyo rero byose byo gufata amafaranga ya hano ukayajyana muri ibi ntuyahe nyirayo, nanjye ntabwo ubutaka nabuguha nubwo nakwemereye ko dufatanya kubugurisha iyi dealership, ubu komisiyoneri ntabwo nabuguha utarampa amafaranga, sinakora mitasiyo utarayampa. Yego. Ugasanga rero abantu barajya kwataka nyiri ubutaka aho bavisise, ariko noneho nyiri ubutaka avuga toya twigeze duhura, uwo wahaye amafaranga bari gukurikirana, ugasanga harazamo ibintu byo gucanga, ndetse bituma n'abantu bata icyizere muri ibi bintu by'abakomisiyoneri, by'ubukomisiyoneri, bita icyizere ibintu bya dealership, ibintu byo abadira abahuza ahandi byateye imbere, bimeze neza, bikora, byakereye imirimo myiza yungura abantu. Noneho no kuvuga ngo ku ruhande rw'ugurisha bikamworohera no ku ruhande rw'ugura bikamworohera, ariko rero harimo ibintu by'ubwesukura, harimo ibintu by'umwanda. None se ni ukuvuga ngo n'abazima baragenda baterwa icyasha. Aha ngaho niho umuntu ashobora kwibaza bipfira he? Bipfira yuko nta tegeko rigenga uyu murimo, bipfira ko nta murongo ugenga uyu murimo, bipfira he? Kuko hari n'abakubwira bati ubundi byagakwiriye kuba n'ababikora banatanga n'imisoro kubera ko ni akazi kabinjiriza, ariko uyu munsi jyewe mpura n'umukomisiyoneri wo muri karitsiye nzi nkamuha amafaranga kandi menshi, ayo mafaranga ntagire icyo biha. Ubundi aho byapfiriye ni uko umuntu wese udafite akazi yita umukomisiyoneri, udafite akazi wirirwa azerera aho ngaho yita umukomisiyoneri. Umusobanukiwe karitsiye. Noneho harimo na harassment mbi, harimo n'agasuzuguro, harimo n'icyubahiro gike, harimo umwanda wose. Ni ukuvuga ngo abakora aka kazi babibonamo nk'akazi, niba cleaning umwanda urimo, nibashaka ukuntu bajya mu mashyirahamwe babe registered, bagira amategeko abagenga, ubandurije akazi rwose aba ari bo bamuhandoringa kwanza ku butegetsi. Kuko iyo urebye mu bindi bihugu byateye imbere, bimeze neza, bimeze neza, ni akazi gashingiye ku gutanga serivisi. Ngewe niba mfite akazi kanjye nicaye hariya muri ofisi ntafite umwanya wo kwirirwa nirukanka mu bibanza, akabinkorera neza bikaza bisa neza, nkabona ikibanza, nkabona inzu, ntako bisa pe, ntako bisa. Ni ibintu rero byiza, hari icyo bita benchmarking, biga ahandi uko bikorwa, nabo babizane hano kuko ni ibintu byiza bikorwa, bibyara imirimo, bibyara n'amafaranga, kuko byungukira benshi. Ariko rero ababyangiza, umuntu wese udafite akazi akita umukomisiyoni, niho haza na bwa bubandi mujya mwumva ngo ni abita inyeshyamba, abita abahigi, ni abo ngabo. Abo ngabo nibo banduza akazi k'ubukomisiyoneri, ni akazi keza. Noneho ugasanga ikindi navuze, muri ya groupe irimo harimo n'abanoteri b'amabandi nabo. Yego. Noteri b'amabandi ni ukuvuga ngo bubatse muri izi kese, muri iyi myaka harimo abanoteri 10 bakurikiranwa kunotifiya ibintu by'amanyanga. Bari certified bazwi ni noteri wemewe wigenga. Ariko noneho ukorana na ya groupe y'amabandi ikora iki? Ufasirita ngo habeho mutation, cyangwa bagerageze kwemeza wa wundi utanga amafaranga, kuko ngo twabikoreye imbere ya noteri. Yego. Agateraho kashe, undi akabona amakasha atukura n'amazina, akavuga ati ibintu byakozwe na noteri birizewe. Icyo cyizere agahita kijyamo. Ariko noneho ni noteri w'ibandi ukorana y'amabandi yandi abanyabyaha. Aba banoteri rero nabo nibyo mvuga, ntabwo ari bose. Hariho ba noteri bari kwanduza izina ry'abanoteri, kimwe nk'uko ari abakomisiyoneri bari kwanduza aka kazi k'ubukomisiyoneri. Kandi tuzi ko hari abakomisiyoneri bazima babijemo nk'akazi,
bya bindi bavuga ngo we are here to stay. yego Yeah. Twabyinjemo nk'akazi turubaka izina. Abo rero nibo bakeneye nabo gufata iya mbere bagakubura uwo mwanda w'ababanduriza izina. Kimwe no mu banoteri. Mu banoteri ubu ngubu muri no minsi biragoye kubona case irimo escroquerie ishingiye ku butaka noteri atarimo. Yego. Cyangwa n'ibi by'amamodoka noteri atarimo urababona. yego None ukavuga ati abanoteri ko bari kwangiza aka kazi k'abanoteri finalima umuntu azizere nde? Ni ukuvuga uzi kubona noteri w'ibandi waseritifiye ibintu abizi neza ko atari byo kuko bamuhaye twa tuntu bamuhaye amafaranga ye y'uruhande. Aho rero niho abantu bakwiriye nubwo wabonye noteri wowe ugiye kugura still ugomba gusubira inyuma ukajya kubaza mu kigo gishinzwe ubutaka ukavuga ati iyi UPI mu ndebera amakuru yayo yanditse kuri nde. Noneho ikindi ugomba no gushishoza ukareba wazanye irangamuntu kuko bazana n'irangamuntu babeshye. Akaba azi Adolphe ntaba hano buriya butaka n'ubwe ariko yaguze ubutaka aba hehe hanze. Akagerageza gushaka ukuntu afata irangamuntu bagakora irangamuntu ya feke ku mazina ya Adolphe kuko burya ku cyangombwa cy'ubutaka nta foto ibaho. yego Sibyo habaho amazina. Icyo akora arakora irangamuntu ya feke ashyiraho ifoto ya Adolphe arekeraho amazina ya Ngabo Thierry kuko ariwe nyir'ubutaka. nimero z'irangamuntu Wowe nubufata urareba isura okay ni Adolphe ku isura ariko ku mazina ni Ngabo Thierry uba hanze ariwe nyir'ubutaka bihuye na UPI. Ubwo icyo ugomba gukora rero ni ukujya mu kigo cy'ubutaka ukajya kureba ese nyir'ubutaka ninde kuko bahita bakwereka amazina bagakurura n'irangamuntu cyangwa pasiporo. Aho rero niho ugomba gusubira inyuma ukajya kureba ya rangamuntu nabonye na ya pasiporo n'uyugurisha niwe koko ugakompara. Urumva aho ngaho hariho nawe ubwawe uburyo bwawe nawe ubwawe ugomba kwishakira amakuru yibanze. Ukirinda abenshi ngo imari iragucitse mbabwiye ati nigende nta kibazo reka mbanze nitonde ngo bawishyuye makeya ngo kugira ngo tutayitanga. Abenshi rero bagwa muri uwo mutego wo kwishyura make ngo bawishyuye icya kabiri ngo tubanze tuverifiye ngo ayandi uzayabona hanyuma iyo usanze ari ubwesiko cya kabiri urakibona ugihombye. Ni ukuvuga ngo icya kabiri cya miliyoni 30 n'imiliyoni 15 miliyoni 25 ayo yo kukiyemeye kugenda ngo basi ngo iyo yohanze ngo kugira ngo tukwereke ngo tweke kuri serie ngo bushyizeho miliyoni 2 bari bafata anything tekereza kuba kuri miliyoni 50 miliyoni 2 uramutse uvuze n'ibihumbi 100 nabyo bayemera ngira ngo no kugira ngo teste ugerageze ubashyire mu kigeragezo urebe ko abagurisha bari serie kuva kuri miliyoni 50 baguciye uravuga ati reka ngembe ntanze miliyoni 2 mwo kugurisha bazayemera. Uyashaka uvuga ati ko nsanze mfite 200 nayo bazayemera kukwereka ko ari abeswa nayo barayemera bafata anything na bihumbi 50 kuko nyine sayabo they don't deserve it. Hanyuma Ngabo umuntu yakwibaza ngo hari ibyo Dr. Murangira akomojeho ndetse anavuga ibikwiriye gukorwa kuko iyi ni imirimo tubona mu bihugu bimwe byateye imbere itunza abantu umurimo wubashwe. Mwebwe mubona haburamo iki nk'abantu baba muri iyo industry nyine bikoramo habura iki n'iki cyahabwa umurongo? Wenda ndagaruka ku ruhande rwacu icyo twabonye muri rusange harimo gap ibura yuko umuntu niba adafite umwanya wo kujya kuri land center wenda nta nubwo ari mu gihugu n'uwo mwene wabo ntago yohereje nawe ntago ashoboye kujya wenda hari igihe ashobora kuza agasanga ku murongo wenda hari abantu 3 akavuga ati simbihanganiye ariko ugasanga cyangwa se ni mu ntara akavuga ati reka ngure bibe uko byakabaye. Niyo mpamvu natwe twashinze ikigo kiri muri Cotenetre ntago dufite aho tubogamiye ntago turi abakomisiyoneri ntago turi noteri ntago turi land center natwe twaje kuba
agatambye mu kinyarwanda niko babyita ariko cyane cyane tukabogamira ku muntu ufite amafaranga ashaka gusohora ari nabyo dogiteri amaze kuvuga niba ugiye muri Land Center bagafecinga ayo makuru ako kazi kose turakagukorera tukadokimanta hamwe tuguhereza raporo y'ibyo twasanze mu masisiteme yose y'igihugu haba muri Land Center kuko nibo babitsa amakuru menshi hakaba na za physical inspection twagiye gukora murabizi ko hari n'ikibazo hari nk'umuntu ujya kugura ubutaka ubuso ari nk'igihumbi ariko physically ugasanga ni nk'ubuso 700 iyo ujya nko kugura uba uri gucirikanya ku buso igihumbi icyo gihe urumva n'amafaranga ariyongera no muri raporo tuba twagukoreye tukakwereka ko ni ubuso 700 plutôt so urumva tujya kuri kote cyane y'umuntu ufite amafaranga kujya kumufasha gucukumbura amakuru nk'uko mubivuze mu bihugu byo hanze byateye imbere abakomisiyoneri n'abantu beza bo gukorana nabo ariko nk'uko bigaragara harimo abazima n'abafeke harimo n'abazima ahubwo bageraho bagatana bitewe wenda n'umugato bageze imbere ariko nkurikije nagize ngewe umugisha wo kubyiga nagize courses z'ububroker bitari hano mu gihugu usanga umuntu ashobora no guhembwa ahabwa komisiyo ye atari no kuri tele wenda yaragiye no muri vacances kubera ko yigeze gukora akazi kiwe ari byo nakwita property documentation iyi nzu ndi ku blockinga cyangwa ndi gukoraho imeze gutya abanyirayo naba ugasanga yakoze statement irangiye yarangiza akigendera ugasanga abonye nka komisiyo ye atari aho ngaho so navuga ko hakenewe ubufatanya bikorwa hagati y'abikorera n'abagenzacyaha na Land Center tugahuriza hamwe hari ikintu kindi bakomojeho cyo gukora amashyirahamwe navuga urugero nko muri KGL Intellect hari abakomisiyoneri twatangiye kujya duhereza code of conduct tukabigisha witwara gutya akazi gakorwa gutya ku buryo nibura niba turi no gukorana kuko ntago turi aba broker ariko dushobora gufasha wa mu broker kutagwa mu moshya kuko nyira amafaranga dufata urugero wenda ari muri USA yohereje amafaranga we notify that tukabwira wa munyira ubutaka ti wa muntu amafaranga yayabonye ya mafaranga tugiye guhura n'ugurisha tugeze kwa noteri bigenze gutya na gutya na gutya ku buryo abafite notification dutambutsa amakuru are na retour ese Thierry uguriye butaka ukanabugurisha ibi byose turi kuvuga abaturage basanzwe bagwamo bakashora no guhomba amafaranga yabo we ntabwo birakubaho ntabwo birambaho ariko njya mbyumva ko bibaho ni ikirere kigufasha kutagwa mu buriganya kuko nawe kugira ngo ubone ubutaka ntabwo wabumenya utakoranye n'abakomisiyoneri turi kuvuga ngo bakubwire bati rero ahantu hari ubutaka bugurishwa bungana gutya ukazana amafaranga ni ibiki wowe ureba ku buryo ushobora no kugira inama umuntu udukurikiye ukavuga uti nawe ujye witondera ibi ubundi iyo ugiye kugura ubutaka ibintu ugenderaho icyambere usaba UPI yabwo yego rero u Rwanda rwanateye imbere rufite systeme mu kigo cy'ubutaka amakuru yose abarimo ushobora kujya kuri website y'ikigo cy'ubutaka ugashyiramo iyo UPI amakuru yose akaza ukareba ubutaka either niba nta kibazo bufite ukareba niba bubangamiwe butambamiwe cyangwa se ukareba niba burimo n'ingwate yagiye ubutaka bugwatiriza ugasanga umuntu nyirabwo ashaka no kubugurisha kugira ngo wenda yishyure wa mwenda wa banki noneho nyuma muzaganire ibyo bibaho rero ureba icyambere ujya kuri website ukareba amakuru yabwo cyangwa se nk'uko dogiteri yabivuze ukajya ku kigo cy'ubutaka ukabaza kuko ndabizi buri karere gafite Land Center so ukajyayo ukababwira UPI ni iyi ngiyi mu ndebere niba nta kibazo bifite
then ukabona gutangira process. Ikindi nanone iyo umukomisiyoneri abukurangiye ntabwo ndirenga n'umukomisiyoneri. Iyo ndamubwira nyereka nyirabwo tugende twivuganire. Komisiyo yawe iri hariya nta kibazo n'ibicamo ndayiguhereza. Ariko nibonaniye na nyirabwo rero iyo muhuye mukaganira nibwo umenya neza koko ubutaka n'ubwe, ubundi ugafata umwanzuro wo kuvuga. Ikintu Dr Murangira yavuze cyo gushyiraho framework y'abantu muri dealership y'ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa kugira ngo nibura munakosorane utannye mu mukebure mu ihuriro ryanyu, cyo ukivuga ikitsiri. Nacyo ni cyiza kuko ubufatanye bwo bwa mbere. Udafatanyije n'umuntu ngo ntabwo wamenya n'ubundi niba hari amakuru runaka, niba ari accurate cyangwa se ari wrong. So ugomba kumenyana n'uwo muntu muri kuganira, ese ibyo atanga ni bifite imvano, bifite icyizere, birizewe. Gufatanya rero numva ari byo bya mbere. Umuvugizi wa RIB mwatubwiye miliyari zose zagendeye muri ubu bucuruzi bw'uburiganya. Umuntu ashobora no kwibaza, iyo umuturage aje arira avuga ati naguze ubutaka miliyoni zanjye 5 none nabonye niyushya kuya nsanga barambeshye, hari uburyo bwo kuri funding ayo mafaranga, cyane cyane nk'abantu baba mukurikiranye ibyaha, iyo bamaze guhamwa nabyo mugafata amafaranga mukayasubiza banyire bibaho? Ntabwo ari ukuvuga ngo ni twe tubikora, ariko hari igihe wenda turifashisha iriya kesi, hariho bamwe yagiye ahita yishyura aho ngaho kubera ko abona ko noneho byakomeye, akavuga ati reka nishyure, ariko hari aho byageze aho biramurenga n'ibirego bikomeza kuba byinshi. Icyo gihe rero urukiko ni rwo ruza guca urubanza rukagena uko bizagenda, ariko ikiba kigambiriwe no gutanga ubutabera bw'wa muntu besikorotse nuko asubizwa ibintu bye. Ubwo hazamo no kuba imitungo ye yagurishwa, bari abantu bakishyurwa igihe nta bundi buryo afite bwo kwishyura. So icyo gihe rero nibwo butabera buba bwambere, ariko nicyo cyaha no gutesha umwanya n'umugambi wari urimo wa esikorokeri nawo uba ugomba guhanwa. Niyo mpamvu usanga akurikiranwa afunzwe akajya mu rubanza, naho ubundi yakabikemuye mbere yuko binagera hariya muri mediation. Hari ikintu wenda ngira ngo mvuge, buriya aba bantu wowe ugiye kugura, hari platform ziba zarashyizweho n'ikigo cy'ubutaka. Iyo bavuze ngo kanda akanyenyeri 651 urwego, aho ngaho baba bashaka kugira ngo umenye amakuru yo kuri cya kibanza cyangwa ya nzu. Iyo ukanze akanyenyeri 651 urwego ugakomeza, bakubwira ugashyiraho nimero ya UPI, wamara kuyishyiramo hari amakuru y'ibanze nibura ubona. Ibyo ni ibintu badushyira kuri telefone yacu tugomba kuba tuzi. Hari ikindi kintu, iyo duhura n'abantu bakorewe ubwo bwesikoro, abo twita victime cyangwa bakorewe icyaha, baratubwira ngo hari ikintu bita kwamamaza ku mbuga nkoranyambaga. Baramamaza, wajya kureba ugasanga ko umuntu nibyo koko, bakabamamaza ku mbuga nkoranyambaga hose, aho ugeze hose n'ibyapa aho biteye, ukavuga ati uyu muntu ni seriye. Ibyo bintu rero bishyirishamo benshi. Kuba bakwamamaza mu buryo bumeze gute ntibikuraho inshingano wowe ugiye gutanga amafaranga, kuba n'ubundi wakoresha uburyo bwawe bw'amakenga. Ntibikuraho, kuko nyine hari umuntu wisha wa mutaka wo kwamamara no kwamamazwa, abareba bamwamamaza nabo nta kintu bitayeho, hanyuma bigata abandi, ugasanga bamutayemo nyine nk'uko terime zo hanze aha bivuga, bamutayemo. So icyo tuvuga hano n'aba bantu bamamaza muri no minsi, turabagira inama ko igihe cyose uzamamaza umuntu, wamamaza umwesikuru, wamamaza ibikorwa by'umuntu bikaza kuvamo ibyaha by'ubwesikuru, uri icyitso. Tugiye kujya tubakurikirana, kuko nawe ugomba kwamamaza umuntu, kwamamaza ibintu nawe wemeranya nabyo nawe ubwawe wajyamo. Igihe rero byabyaye ingaru nk'uko hanze bivuga,
nawe iyo ngaro igomba kukugeraho. Igihe cyose wamamaje ibintu bikavamo ibyaha, nawe wabyamamaje uzafatwa nk'icyitso. Twabonye abantu bamamaza hazamo n'ibitangazamakuru, ni nabo tuvuganye, hari abandi bamamaza nabo tuvuga n'ujya kure, n'abantu bo kuri social media bose wamamaje uburyo bwose wakoreshe wamamaza, kuko ibyo nibyo bintu isesengura dukora dusanga ibyo bintu aricyo kintu cya mbere kiza ku rutonde rwa mbere gituma ibi bintu bidashira. Tekereza ukajya hariya bakoresha terme ngo akitereka agahuruza abantu ngo tuzahurire ahanga ngo hari abantu bazaza ngo bajyana abantu Canada, isi yose ikaza. Uwo muntu uzwa n'iki kumukurikira? Izi ni warning tubaha, ibi ni ukubaburira tubaha, ni ukuvuga ngo namwe mujye abamamaza bajye bakora icyo bita due diligence. Ntushobora kwamamaza umwesikuro, umunyacyaha, narangiza wirirwa wumva abantu bamamaza imiti ngo umuntu ngo ari mugufi akaba muremure, indwara ngo zananiwe gukira, imiti ikiza imyaka, ngo imiti ngo ikiza ngo inyatsi, ngo ituma ngo igaruza ngo ibyibwe, ngo uriya muntu ngo agaruza ibyibwe. Twirirwa twirukanka dushaka ibintu by'abantu byibwe ari aho ngaho. Urumva ibyo ni ibintu tutagomba kwihanganira. Ni ukuvuga ngo uri icyitso. Ntabwo tuba mu isi y'aho bamwe barwanya ibyaha abandi bakabiporomotinga. Wumve ko tugomba gufatanya mu kurwanya ibi byaha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turi mu isi, ubugenzacyaha n'izindi nzego bafatanya bari kurwanya ibyaha. Abandi ku rundi ruhande bari mu isi yo kubyamamaza bunguka. Ntabwo twabyemera. Abo niyo mpamvu dutanga ngo ni warning, ni ukubaburira uwo bizajya bigwaho tugasanga yamamaje umuntu w'umwesikuro, hakaba hari ba victime, uzajya ufatwa nk'icyitso rwose, kandi icyitso gihanwa kimwe n'uwakoze icyaha. Hanyuma rero Dr. turimo turaragana no ku musozo, reka tugaruke n'iki gisabwa abagura n'abagurisha mbere yo kugura, n'icyo usabwa mbere yo kugurisha, n'icyo usabwa kugura no kugurisha tubitwarire hamwe. Ikintu cya mbere twavuze ko ibi bintu bya dealership, ibi bintu by'ubudire cyangwa bw'ubukomisiyoneri cyangwa guhuza abantu ku buryo bwa serivisi, ni ibintu bitanga akazi. Ariko icyo dusaba, turasaba ko bikorwa mu buryo bw'umucyo hatarimo ibyaha. Tugasaba abo bagurisha kwikiza ababasiga ibyaha, kubikiza mu buhe buryo, kutabahishira muri uwo mwuga no kubatunga intoki bagakurikirana. Urwo ni ku ruhande. Ikindi kuwugurisha, reka kuba nka yasuri isamira ibintu byinshi ikabura ibyo isohoza. Ukamamara, wamara kwamamara abantu bakagukontakta, ukumva amafaranga ari kuza ari menshi, ariko mu by'ukuri ufata amafaranga udafite ibyo ubaha. Kandi n'ibyo ugiye kubaha utabanje kumvikana na ba nyiri mari. Aho ngaho niho habera ubweswa, niho habera isoko riba ryinshi, abagushaka ari benshi, amafaranga ari menshi, ugasanga wayakiriye nta mari ufite, ugasanga harimo noneho no gufata ya mafaranga wakiriyemo uyajyanye no mu bindi ukayashora ahandi hantu mu bintu nabwo utazi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ku bagura birinde pressure. Wowe ufite amafaranga ugomba kugenda nk'umuntu ufite ijambo rya nyuma. Niwe ugomba kumetiriza ikibuga, niwe ugomba kuyobora ikibuga cyuko ibikorwa, kuko niwe bakeneye cyane. Ukirinda pressure, noneho nawe ubwawe ugakora icyo bita gusuzuma, ukagira amakenga, ugakanda akanyenyeri 651 urwego, ukareba amakuru. Bitaba bihagije nabwo ukajya ku kigo cy'ubutaka, kuko burya amafaranga jewe uko nzi amafaranga kuyabona biravuna. Hariho wenda bo bitavuna simbizi, ariko nabyo nabo ntibyatuma bayatanga gutyo, kuko iyo umuntu akweskurutse ukumva yakweskurutse, erega bagera hariya bakanigamba ngo twamutayemo bariye amafaranga ngo ntangaru. Ni ukuvuga ngo nawe ubwawe bigukureho, biguhe inshingano zo kubanza ugasuzuma, ukagira amakenga, amafaranga ntuyatere inyoni, kuko amafaranga batagenda gutyo. Umuntu atwibutse ko ibi byaha byo kwihesha ikintu cy'undi ku buriganya bihanwa, kugira ngo abantu nabyo bimenye.
hari ibihano kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Igihano ni igifungo cy'imyaka 2 kugera kuri 3 n'ihazabu ya miliyoni kuva kuri 3 kugera kuri 5, ariko bidakuyeho ko ushobora no gusabwa gusubiza iby'abandi. Hariho n'iki nabavuze gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi. Umutwe w'abagizi ba nabi ni gute? Niba abantu bicaye 4-5 bagiye inama yo kugurisha ubutaka, hariho ubugaragaza, hariho uza kwiyita ngo ni we nyir'ubutaka bagashyira ibyangombwa, hariho umukomisiyoneri, harimo na noteri. Ni ukuvuga ngo ni groupe y'abantu bashyizeho umutwe wo kugira ngo bakore ubweswe. Iki cyo kiranaremereye. Igihano ni hagati y'imyaka 7 n'10. Hakazamo kwitirira umwirondoro, naho igihano ni hagati y'imyaka 3 n'5 n'ihazabu ya miliyoni 1 kugera kuri 3. Buriya hariho n'ikindi cyaha gishobora kuzamo kudasobanura n'inkomoko y'umutungo. Umuntu yigwijeho umutungo, ese yawigujeho awukuye he? Ibyo ni ibyaha nabyo biza mu bya ruswa. Igihano ni hagati y'imyaka 7 n'10 n'ihazabu kuva kuri miliyoni 3 kugera byikubye inshuro 3 kugera ku inshuro 5. So hari n'ibyo dushobora kubonamo bindi byiyeza ndonke wenda ntitwabijyamo cyane. Iby'ingenzi n'ibyo ngibyo. Yego, turi gusoza ariko ngabona Thierry, namwe hari ibindi bintu mwagiramo inama abantu bashaka kugura ibibanza hanze. Edith yatangiye bivuga ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa burashyushye cyane, ibibanza birongera agaciro, abakeneye kubigurisha niko babigurisha, n'abakeneye kubigura niko babikeneye. Abantu bagira amakenga aho bitondera iki duhereye kuri Ngabo? Murakoze. Icyo navuga, ushobora kujya kuri Land Center bakaguhereza ayo makuru yose uko uyifuza, ariko nk'uko twatangiye tubivuga cyangwa se twabivuze mu buryo burambuye, hari ugushaka amakuru yimbitse. Rero dushinga ikigo cyitwa KGL Interact, tugufasha no kuba twamenya se ya makuru Land Center yaguhaye, ubutaka buri mu Bugesera, Nyamata, muri uyu mudugudu, aho hantu. Urumva dufata twebwe n'umwanya wo kujyana nawe kuri tele. Ikindi b'abantu bose barimo hagati tukabasha kuba twakusanya amakuru yabo. Navuga ko tugenza cyangwa se tubanziriza nka RIB mbere y'uko ibyaha byabageraho. Ariko ntimugenza ibyaha? Ntago tugenza ibyaha, ariko tusa n'ababikumira. Mukusanya amakuru. Dukusanya amakuru. Urumva ni n'abesikoro nk'uko byavuzwe. Abenshi niyo batubonye muri iyi minsi ntago deal irangira, kuko ari kubona nari ndi gukora iyi deal bagiye kunyakiranga muntu kubera iki, ugasanga hari ababireka. Rero mu buryo wenda ndi guclosinga, twebwe tugendana nawe urugendo rwose rwo kujyana Land Center, kujya ku mutungo utimukanwa urimo uragura, ese iyo property documentation, kuko hari n'ikindi kintu, hari amakuru ubwirwa ukizera ko wenda n'urugero ushaka ubworozi bw'ihene mu karere runaka, aho hantu ugasanga harimo nk'ibiraro, kuko hari undi muntu wari kuvuga ati agiye kuvamo, ariko ubutaka ni ubwanjye. Uwo muntu ugasanga afitanye kontra n'uwashyizemo ibyo bikorwa imyaka 10. Uguze ubutaka ariko ntabwo uguze ibiri kuri ubwo butaka. Ibyo nabyo tubasha twebwe kugenda tukwibutsa amakuru amwe namwe ugomba kubaza mbere y'uko ugura. Ubwo ikirimo ni uko abantu bakwiriye gufata umwanya wabo bagashaka amakuru ku butaka bakeneye cyangwa undi mutungo nk'inzu utimukanwa. Hanyuma Thierry, dusoza nawe niki wabwira abantu nk'inama? Inama mbere yo kujya kugura ubutaka, niba ujyanye n'umukomisiyoneri, ikintu cya mbere usabwa ni ukutamwizera cyane, wegere kuri tele. Niba na ngombwa ni uburenganzira bwawe, musabe ngewe nshaka kubonana na nyir'ubutaka, twivuganire. Ibya komisiyo wenda mubivugane ku ruhande, ariko mubivuganire na nyirabwo, then umenye neza ubwo butaka ugiye kugura niba ari ubwe. Icya kabiri, niba ugiye kugura ubutaka, jya kuri za platform nahoze mbwira, kuri nuza website za NRA y'ikigo cy'ubutaka, urebe niba koko ubutaka ugiye kugura bujyanye n'ibyifuzo byawe. Ushobora kugura ubutaka wenda ushaka mu bwubatsi, ubwo butaka wenda kuri master plan buri mu buhinzi, so ugomba gucekinga neza. Hari na master plan y'umujyi wa Kigali n'intara zifite master plan zazo, ugashyiramo iyo UPI ukareba master plan, ukabureba ubutaka ngiye kugura
niba ari imiturire koko ni imiturire, niba ushaka kugura mu bucuruzi koko ni mu bucuruzi. Hari nk'abantu bajya bagura nk'ubutaka wenda bazi ko barahita bubaka, ugasanga wenda ubutaka buri mu buhinzi cyangwa mu mashyamba, rero yabugura nyuma yazajya gukoreramo ibyo bikorwa yateganyije ugasanga ntibihuye. cyangwa ukagura ubutaka uzi kuzubaka inzu isanzwe kandi abantu haragenewe wenda amataje tubyumva ngo ara 1 ara 2 ara 3. Ibyo byose rero ugomba kubicekinga ukareba neza, ukabaza n'abatekinisiye kuko hari nk'abasaviya bigenga nabo nibyo bakora buri munsi, ni nayo mpamvu wenda bariho, ukabegera ukabakonsilita, ukajya no kuri tele kuko baba bafite za mashini ziriya za GPS, akajya kuzenguruka n'ubwo butaka akareba neza niba ubwo butaka agiye kugura koko ari bwo, ukareba nantuza na square meter mu Kinyarwanda, ubwo ni ubuso metero kare, ubuso, ukareba niba uko biri kuri master plan bihuye neza na GPS, ukabona gufata umwanzuro rero.